mwayibonye twinjiye muri gahunda ya Sato turi kumwe rero umutumirwa amaze kuba umusangwa ntagakiri umushyitsi nkuko twamwakiraga na mbere akwimera ari umushyitsi ahora ari umushyitsi ariko nyine ibiganiro bisa nkaho byoroshye kuganira n'umuntu musanzwe mumenyeranye tuguhaye ikaze ariko nyibutsa n'amazina yawe nkwibutsa amazina nitwa Ntaganira Cyrus ryo nabyibukaga amakuru y'iminsi amakuru tumeze neza muri Sato muraho muri Sato turaho tumeze neza twishimiye kongera kubana namwe cyane cyane n'abakunzi ba Prime 10 okay hari hashize igihe ngira ngo ushize twari turi muri test ya Sato Toilets ngira ngo benshi banayibonye feedback murayibona ya feedback turayibona feedback turayibona nziza ngira ngo nkuko umaze kubibona ku mashusho amaze kunyuraho abantu barayishimira bishimiye ibyiza bya Sato abenshi barimo no kubisangiza n'abandi so nibaze ko inkuru nziza nta wayihererana agomba kuyigeza no kuri bagenzi be okay turi mu cyumweru cyahariwe gutanga serivisi nziza kimwe natwe turi gutanga serivisi nziza kuko namwe mudahari ntitwaba twicaye ahangaha reka tunabashimira cyane ubundi iki cyumweru cyanyu gihagaze gute nka Sato iki cyumweru cyacu natwe nko gutanga serivisi nziza birumvikana duhora tuyitanga ariko hari igihe uvuga uti nashyizeho akarusho ngira ngo mu mashusho atambutseho bakweretse ko hari abaguze Sato bongezwa akajerekani ka Sato ibyo rero akaba ari byiza ko abantu bakenera utujerekani mu rugo two gukoresha mu rugo byaba ari no gukoresha amasuku kuko turi muri gahunda y'isuku n'isukura ubwo rero twibaze yuko iyo mpamba twabageneye muri iki cyumweru ndetse no gukomeza yuko bazayishimira cyane ntabwo nyine ntibizarangira muri iki cyumweru cyonyine ntabwo bizarangira muri iki cyumweru ni ukubereka yuko hari agashya twazanye kandi dukomeza tubazanira n'utundi dushya okay reka twibutse abantu Sato ni ruganda ki rukora ibiki kugira ngo ntibigarukire kubona amatuwarete gusa n'ibindi bikoresho by'isuku nabyo musanzwe mukora ikaze murakoze Sato rero nk'uko twabivuze ni kampani iri yikorera iri private bakaba bakora ibintu byinshi nk'uko babivuze bakora amasato toilets iyo misarani ya Sato akaba ari abantu benshi bazi ariko mu minsi ishize tukaba twarazanye na Sato Tap Sato Tap akaba ari ubundi mwihariko urabona muri iki gihe cya covid cyane cyane ko abantu bashishikarizwa gukaraba intoki kenshi n'isabune ariko n'amazi meza byumvikane ko rero abantu bakeneye uburyo bafasha gukaraba intoki byoroshye iyo Sato Tap rero ni nziza ngira ngo ubutaha tuzayizana akaba ari igikoresho cyangwa robini ufunguza ukuboko ukayifungisha ukuboko udakozeho kugira ngo abantu tutanduzanya covid ako rero akaba ari ikindi kintu gishya abantu bazatangira kubona no ku masoko nkuko basanzwe babona Sato Toilets ni byiza cyane ni toilette na matap n'iki kindi ubwo ni amarobine Sato Tap ubwo ni amarobine ni robine ya Sato twari tumenyereye umusarani wa Sato ariko noneho haje robine ya Sato robine ya Sato ikora gute ihuza gute na cya kigo gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC ibyo tuvuga iyo ni robine ni ukuvuga ngo ni ibiteretse ahantu ariko ikoreshwa hari amacupa bashyiraho ni ukuvuga yishobora gushyiraho amacupa asanzwe ariyo yose ukoresha mu rugo yaba ari aya fanta ari ay'amazi ukavomeraho hanyuma ugahita uterekaho nka kwa kundi urabona kwa kundi banywa amazi aya ngaya tutamamarije muri aya macupa manini aya macupa manini ubona uragura ariko nayo rero uragatereka akaba ari gatoya ugakoresha igikoresho icyo ufite cyo mu rugo icyo ari cyose basanzwe bakoresha ushaka washyiramo n'amazi yo kunywa ugashyiramo amazi kuko niyo gukaraba niyo gukaraba intoki which is good so wayishyiraho rero icyiza cyayo ni uko iyo uyikoresheje litiro imwe y'amazi ishobora gukarabya hafi abantu hagati ya 12 na 16 ni byiza cyane reka turebe noneho abakoresha Sato
dufite Cyrus ari hano ari kuvuga ku bijyanye na sato mva ariko mu by'ukuri iyo umuntu ari kuvuga ibintu abantu bataribonera bo ubwabo batarabikoresha ntabwo bumva ibyo ari byo ntibumva ibyo ari byo reka babonye uwo byagiriye akamaro uwo byagiriye akamaro hano ko aho dutse kuko ni twebwe bagenerwabikorwa ntakoresheje tuwarete ya sato ngo ndebe niba ikora neza sinshaka kubyemera reka turebe noneho aba ni bamwe mu bazikoresheje ni bamwe dufite mu kiganiro cyacu reka tubabereke turagaruka mu kanya noneho tuza no kureba noneho n'abandi mu bigo by'amashuri dore ko nabo muri ya tuwarete iyo umuntu ubundi agusuye ahantu hambere arebera mu gikoni akarebera mu gikari ntabwo areba muri salo kuko muri salo ahantu hose barahasukura nibyo ubundi akajya no muri tuwarete mbi igikoni kibi igikari kibi aho urara habi bihita bigaragaza ko uri umunyamwanda ushobora kwambara neza ariko wajya mu kigo cyawe reka rero turebere hamwe aba ni bamwe mu rugo rusanzwe ahantu local areas turebere hamwe uburyo bazikoresha turagaruka mu kanya gatoya turajya no mu bigo by'amashuri turebe naho uko byifashe mu ikoreshwa rya sato mbere na mbere twari dufite isuku ariko noneho sato ije twarushijeho kugira isuku sato yaraje irabikemura iyo ugarutse ku bigendana n'umutekano w'umwana aho byarushirijeho akobo ni gato cyane ni ukuvuga ngo woherejeyo umwana wa nasare kuko abakuru bo ntiyacamo ariko uwa nasare agiye kujya gukoresha ubwo bwiherero nta kibazo uba uzi ko umwana afite umutekano n'ibikorwa bya yasazi uko igenda iyo sayiko yose uko imeze ngiyo testimoni cyangwa se ubuhamya bw'umwe mu bakoresheje mbene sato ubundi nk'iyo musapurayinze ibikoresho bya sato umuntu akagiramo ikibazo runaka mwakira gute mumufasha gute kuko claims zikunze kubaho na garanti zikunze kubaho kuri buri gikoresho uguze ujya ufite garanti y'igihe kingana gute claims muzibona gute kadubere kuri claims tubone kujya kuri garanti kugeza ubu ngubu nta wari wagira ikibazo ku bazikoresha kereka haramutse habaye ikibazo nk'uburyo umuntu yatwara ibintu byinshi tuvuge nk'abarangura ibintu byinshi hari kwa kundi ashobora gusanga hari ikintu cyamenetse cyangwa hari iki ariko ibyo ntabwo byari byabaho ariko biramutse bibayeho dushobora kumusubiza ariko kugeza ubu mu by'ukuri sato nta kibazo twari twahura nabyo ku bazikoresha kuko reka twongere tunabihuza abantu barimo kwibaza ko turimo kuvuga sato toilets ariko kubera iki turimo kuvuga sato toilets kugira ngo bifashe abadukurikira yes kubera iki nk'uko rero wari ubivuze muzi yuko akenshi dukunda guhura n'indwara ziterwa n'umwanda uturutse ku bwiherero butujuje ibyangombwa iyo misarane rero akenshi nk'uko tuyibona akenshi aho dutuye ahantu henshi usanga ari ya misarane twita ngo ni iya kera mu cyaro baba bafite bya biti bafite bya biti ku buryo urebye nabi ushobora gushiduka wahezemo yes ubwo rero turebye n'aho twavuga atari mu cyaro cyangwa se no mu mijyi ahenshi n'ahantu haba hubatse ya misarane isanzwe batindishije na sima hano bashyiraho n'amakaro ariko akenshi ugasanga igifite wa mwobo ugipfunduye ni ukuvuga rero mu bidutera indwara ni wa mwanda uba watuvuyeho wongera kutugarukaho ugaruka ute rero ugaruka kubera ko uvuye kuri wa musarane upfunduye ugaruwe n'isazi ubwo turavuga ku manywa ikanduza ibikoresho cyangwa se n'amafunguro ariko no mu gihe cya nijoro hari na bya binyenzi biba biri muri ya misarane hari ukuntu rero bamwe baba bafite ya misarane ya kizungu mu nzu ariko ugasanga n'ibyo twita boys quarters cyangwa ya misarane yo hanze ni ya yindi irangaye nubwo itindishije sima hariho n'amakaro ariko iracyapfunduye mu gihe rero umuntu wese afite bwa bwiherero byaba ari mu rugo byaba ari ku ishuri byaba ari ahandi hahurirwa n'abantu benshi hari iyo misarane ipfunduye sato nicyo yaje gukora
kugira ngo ijye kuri wa mwobo ipfundikireho neza, noneho ifite akugi k'umwihariko ko kifungura kagahita kanifunga utagakozeho, bigatuma rero ikubasha gukumira ya mpumuro mbi yavaga mu musarane, igakumira ya masazi, igakumira bya binyenzi, ukaba wirinze amasaha 24. Icyo rero nicyo Sato mu by'ukuri yaje gukora. Ubwo rero ubajije ukavuga ngo ninde ukeneye Sato kugeza ubu? Ninde? Ni buri muntu wese uwo ari we wese ufite ya misarane tumaze kuvuga. Yari yose nabonye hari zo basutamaho, hari zo bicaraho z'abantu badafite nk'ubumuga, uwo wese kuko hari abantu badakunda amatuwarete yo hasi cyane bitewe nuko batabikunda. Reka tujye noneho kuri testimony, turagaruka mu kanya gato. Akaba ikibazo wakwebye cya garanti. Okay, ntabwo nagikwebye, turakivugaho mu kanya nyuma yo kurebera hamwe testimony noneho yo mu bigo by'amashuri, kuko naho toilette ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Icyo nshimira leta y'u Rwanda, Cyrus, wari uzi ko udashobora kuba mu nzu, leta ngo ikwemere kuba mu nzu udafite ubwiherero hanze? Ibyo ni byiza, ariko noneho cyane uhageraho ubwiherero ariko bwujuje ibyangombwa. Bwa bwiherero butari buguteza ikibazo. Hari ukuntu twabugiraga nyine bwa bwiherero ukabusakara neza, inkuta nziza, ariko mu buryo bwo kwirinda buri iki kugira ngo wirinde nuko hariya hasi uko umusarane utinze, waba utindishije imbaho, waba utindishije itaka, waba utindishije sima, ugomba kuba upfundikiye. Aho rero Sato mu by'ukuri niho iza kugira ngo yuzuze twirinde za ndwara. Kandi urabizi ko bajya bavuga ngo niyo ufite into urya neza ariko uri muri environnement cyangwa se uri ahantu hatari heza, so no kuvuga ni nko kuvomera mu rutete mu Kinyarwanda niko babyita. Ubwo rero Sato ifasha ku isuku n'isukura, igafasha n'abantu kugira ubuzima bwiza, kuko nibyo bariye nabyo bibagirira akamaro. Which is good. Reka turebere hamwe rero ubuhamya bwa bamwe mu bakoresha Sato, ubwo ni mu bigo by'amashuri, dore ko ari naho hahura n'abantu benshi muri rusange. Tuze guruka mu kanya gatoya atubwira ibijyanye na garanti mu gihe nkoresheje toilette ya Sato, handi batubwira ngo mu gihe uri kuyikoresha ibyo maze gukora ihita yifunga, iyo idafungitse cyangwa igafunguka bigenda bite garanti. Turebere hamwe mu kanya gatoya, turasubira no mu makuru yo muri quartier, ubwo ni muze gucikwa. Reka turebe testimony ni mu kanya gato tukabirambura nabyo. Nitwa Ntaganira Cyrus, akaba ari njyewe uhagarariye mu Rwanda Lixir Sato. Mwabonye rero Cyrus, reka tugaruke noneho ko turebe imikoreshereze yayo, tubona impamvu umwana yihisemo, dore ko isuku ari isoko y'ubuzima. Ariko reka tujye mu gihe umuntu yayiguze ibyo expectingaga ntaba ari byo abona. Nshobora kugura Sato nayikoresha ikananira nkaba nayisubiza? Uyikoresheje ikakunanira wayisubiza, ariko mu gihe yageze mu isima impamvu kugeza ubu nibyo twavugagaho nuko wavugaga kuri garanti yayo. So garanti yayo ni ukuvuga ngo ntabwo imeneka, ni ukuvuga ngo iba ifite garanti byibuze ishobora gukora imyaka irenze 10. So ahandi bajya bagira ni kariya kugi kifungura kagahita kifunga, abantu baribaze se bite gateye gute. Kariya rero icyo nababwira, kageragejwe inshuro hafi zirenze miliyoni kugira ngo batestinge barebe ko gakomeye. Ikindi ni plastic iri mu yindi plastic ku buryo nta mugese nta kintu. Hari abantu tujya tuvuga nkabwira nti iri hano Sato gerageza ugakuremo n'amaboko yawe urebe hanyuma nguhereze Sato 10 n'urugero. Ati ntabwo nabishobora. So nkabwira rero nta kindi kintu rero kiri munsi gishobora gutuma cyagakura. So Sato rero mu by'ukuri rizewe iraramba. Ikindi icyo twabonye nuko Sato ishobora gushyirwa ku bwiherero uko bwa butinze uko ariko kose, byaba bitindishijwe itaka bisanzwe, byaba ari kuri zambaho wavugaga, byaba ari kuri concrete cyangwa kuri sima. Ni ukuvuga rero Sato ni ya buri muntu uwo ari we wese aho ari hose mu gihugu. Byiza cyane. Mu gihugu hose hari amadepo yanyu ku buryo umuntu ashobora kuba yayisangayo? Aho niho ngira ngo twavugagaho uburyo Sato zigera ku baturarwanda bisanzwe. Ni ukuvuga dufite umuyoboro cyangwa se umurongo w'ubucuruzi mu ma hardware shops cyangwa amakenkayeri. Aho rero niho mu gihugu hose abantu bararangura bakazigeza ku baturage nk'uko ibindi bikoresho ubona abantu barangura sima, barangura yandi matoilette. So uriya muyoboro mu hardware shops niho ziba ziri. Ubwo rero nkaba nashishikariza ahubwo tubonaho n'umwanya wo kuvuga ngo abacuruza, abari mu makenkayeri
batugane nabo bafashe bagira uruhare mu kwegereza abaturage ibyo bakeneye, kuko cyane cyane hari abo wavuga uti imbogamizi wenda ni nk'izihe, ni uko haba hari abacuruzi batari bamenye yuko sato zihari kandi zifite inyungu mu buryo bw'amafaranga, ariko no mu buryo bwo kurinda umuturage cyangwa gutuma umuturage agira ubuzima bwiza. Ubwo rero nababwira ngo batugane, abashaka kurangura dukorera mu Gakiriro ka Gisozi hano i Kigali muri Ecomem. Ubwo rero tukayibagezaho mu buryo bworoshye, naho baba bari dushobora no kubibasangishayo. Ntaganira Cyrus, wakoze cyane kandi happy customer week. Ya, namwe turayibifurije cyane rwose. Okay, courage mu byo mukora rwose, byo mukora natwe turayibona, mukomereza mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ubutaha tuzanira iki? Ubutaha twavuze ko dufite Masato toilets, ariko nayo twabonye ko ari mu byiciro bitatu. Hari ayo hasi, ayo gusutama, hari n'ayo kwicaraho ya siège. Ziriya zo kwicaraho rero zishobora gufasha abantu tuvuge bageze mu bakuze batagishobora gusutama, ziriya zirabafasha kandi nanone zigafasha n'ababana n'ubumuga. Urumva ko ziri mu byiciro bitatu. Ubwo rero na Sato Tap, ubutaha tuzaza hano tubereke Sato Tap cyangwa robine ya Sato uko ikora, noneho n'abantu bayitabire tuyikoreshe, dukomeze kurushaho kugira isuku. Reka tugushimire cyane. Ntaganira Cyrus, tukaba turi kumwe mu kiganiro cyacu kuri munsi, kaba turutse muri Sato